gukuramo iyi video, ese nawe ujya uhura n'ikibazo cy'uko babasha kwiba telefone? Weho uri kunyumva cyangwa se uwo uri we wese, aho waba ujya hose, aho waba ukorera hose, ushobora guhura n'impanuka bigashoboka yuko bakwiba telefone yawe. Dukomeze iyi video, manzure ko kandi subscribe niba utarakanda subscribe kuri Uziye Tech Rwanda, ugomba cyane ngwino ukande subscribe, uze ukande like kugira ngo iyi video uyongerere imbaraga, ndetse ugire n'ikintu wandika muri comment uvuga ku bintu by'izi video, cyangwa se niba ziba zagushimisha gira ikintu usiga muri comment. Hari abandi bajya bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara. Iyo video zitagaragara urazamuka hano hejuru, hejuru bara akamenyetso ka setting, ndakeka mu kubona uza kwaka akamenyetso ka setting ko hejuru ukagakandaho guki. Aba bantu bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara neza, uhita hano handitse quality. Iyo uje hano handitse quality, ahangaha handitse quality, ndagira kuri step by step, ukaza hano hasi handitse advantage. Ahangaha ndakeka muri kubona, ahangaha handitse advantage. Iyo uje hano handitse advantage, dore ahantu video zawe igaragara neza. Byibuze mu 1800 no muri 720 nibwo video igaragara neza, ariko by'umwihariko muri 1080 nibwo video igaragara neza. Twakomeje uyu munsi rero icyo kibazo cyakemutse, ngiye kukwereka uburyo wakemura ikibazo. Ese iyo bakwibye telefone yawe wabigenza gute ngo telefone yawe ibashe kugaruka? Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabasha kugarura telefone yawe bakwibye. Ati uyigarura ute rero? Icyo usabwa rero kugira ngo manze umwumvishe uburyo ugarura telefone yawe, kugira ngo umenye uburyo twagira ute twagarura telefone yacu mu gihe bayitwibye, cyangwa se bikadufasha. Nireba ko wamforowinze, reba ko wakanze kuri akamenyetso kagasaraba, umanuka ukande ku gatima, umanuke ugire indi content wandika muri comment. Niba ari ikintu ushaka ko tuzagukoreraho, ucyake twandikire aho muri comment, tuzagira ute tuzagigukorereho. Bidatinze rero ngiye kwereka uburyo, hari code niyo twayita MSA, sinzi uburyo twayitamo, gusa iyo code igira ute niyo yonyine ishobora kugufasha mu gihe telefone yawe yibwe. Ati iyo code ikurite rero ni uburyo bwa code. Iyo code aho ushobora kuyikoresha then ukaba wabasha nko kuya polisi. Ni ukuvuga ngo ikintu urakora, fata ikaramu, ufate n'ikayi cyangwa se agenda. Niba uri umuntu ukunda gusoma, ukunda kugira agenda, fata icyo ugiye gukorera rero, wowe fata ikayi, fata agenda, cyangwa se ufate urupapuro wandike iyi code ngiye kukwereka. Iyi code izagufasha kuba wajya nko kuri polisi mu gihe telefone yawe yibwe, ukabereka iyo code, kuko iyo code twayita nka tracking device, cyangwa se nka turaka imenya iyo code. Iyo bayishize mu mashini bigufasha, bihita bibafasha bahita babona telefone yawe aho iherereye. Iyo code uwo muntu waba wibye telefone yawe, yaba yayijimije, yaba yakoze ibiki, kereka wenda yayishe burundu, ariko mu gihe igikora, mu gihe bakibona muri systeme ko telefone kuri satellite, niba sinzi uburyo twabyitamo nyine, igikurura cyangwa se igikora, kuko uzumva nka gariya cyane, uzumva nka gariya amatelefone ga iPhone n'izindi telefone zigiye zitandukanye, ngo zigira ute n'izindi telefone zigiye zitandukanye nyine za danje nyine zihambaye ziriya, ngo usinga iyo uramutse uyibye, niyo wayimenagura, niyo wayita mu mazi, iriya telefone nayo barayikurura bakamenya aho iherereye. Rero niwo nawe wajyaga wibaza uburyo babikora, cyangwa se ese bakoresha iki, ese uriya muntu iyo telefone ye akora iki kugira ngo ajye kurega kuri polisi telefone ye wayibye, atanga iki, atanga ibihe bimenyetso. Icyo kibazo rero cyakemutse. Icyo usabwa rero ukora ko wamforowinze, niba ari kuri TikTok, niba turi kuri YouTube, ukorera ko wakanze subscribe, ubundi twikomereza hano kuri Uziye Tech Rwanda. Bidatinze rero icyo turakora, turafungura telefone yacu kugira ngo turebe iyo code. Tuze hano muri application za telefone zacu. Tukimara kuza hano muri application za telefone yacu, turakanda akanyenyeri urwego 0 akanyenyeri 6, duhite dukanda urwego. Tugikanda urwego rero urabona ko code yacu ya email yagize ute yaje. Urabona ko code zacu za email zagize ute zaje. Ndakeka uri kugenda ugira ute, ndakeka uri kugenda ubibona. Ngizi code zacu zagize ute zaje. Izi code rero icyo urakora, urafata ikayi yawe uzandike ahantu, urafata ikayi yawe ugira ute, urabona ko ari code ziba zigiye zitandukanye. Urabona ko kugira ngo ushobora kuba wabuze iya mbere ugakoresha iya kabiri, ushobora kuzandika uko ari ebyiri. Hano bakubwira ko
iyo wabuze nyine ya mbere ushobora gukoresha iya kabiri. Hano bavuza EPS, iyi ngiyi ni kode zose rero uko ari eshatu ugomba kuzandikura ahantu hamwe, ko ushobora no kuba ufite fone ariko iyo telefone yari iriho ibintu by'agaciro cyane bisumbye n'agaciro ka telefone, ko hari abantu bakora online business bafiteho ibintu byinshi, amadokumentere, ibintu byinshi cyane byabagirira umusaruro. Rero iyi kode yagufasha kuba wajya kurega cyangwa se kuba wajya gutanga ikirego bikamenyekana, cyangwa se bigafasha polisi n'undi muntu uwo ari we wese kumenya aho telefone yawe iri, IP address y'aho telefone yawe iri, bakaba bakaba babasha kuyigarura. Iyi video rero ningufashije, kanda subscribe, like and share, comment na video y'umunsi, utazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uziel Tech Rwanda.